kubw'amaraso y'intama ncunguzwa imbabazi zayo, ubu ndi umwana wayo rwose, naho ntazabyamamaza. Nkiza 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 n'amaraso yawe Yesu, mboneza mboneza ndi umwana wawe rwose ubu, mpimbaze Yesu wankijije, ntawuzi uko nezerewe, niwe mucyo mwiza unyobora, ahorana nanjye iteka. Nkiza 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 n'amaraso yawe Yesu, mboneza mboneza ndi umwana wawe rwose ubu, ntabwo mugumukiza wanjye njya mutekereza iteka, ntabwo ndambirwa kumurata, njya nsingiza urukundo rwe. Nkiza 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 n'amaraso yawe Yesu, mboneza mboneza ndi umwana wawe rwose ubu, nizonza mubona n'ubwiza, nezerwa n'amateka ye, andinda neza aho njya hose, mutaramira ndirimba. Nkiza 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 n'amaraso yawe Yesu, mboneza mboneza ndi umwana wawe rwose ubu, nizeye kwambika ikamba mu rugo rwe rwo mu ijuru, maze tuzahorana iteka n'abamuyobotse bose. Nkiza 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 n'amaraso yawe Yesu, mboneza mboneza ndi umwana wawe rwose ubu.